Yes, ndagusuhuje kandi muhaye ikaze. Imana iguha umugisha wowe ubana natwe umunsi ku munsi, uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkuhe ikaze kuri izi channel zombi, ndavuga Ibuye Rizima TV, Prince Robert Rwanda ndetse na Pastor Fanny Official. Yego. Imana iguha umugisha, ugize neza, ariko kuko muri kubibona kuri screen ntituri twenyine, turi kumwe n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Reka tumuhe ikaze adusuhuze, adupfundurire ku gaseke afite ku mutima uyu munsi. Karibu. Ndabasuhuje neza, umwami Yesu nakomeza abishimire ubuntu n'amahoro bya Kristo bikomeze kuba ku buzima bwanyu. Meze neza. Ndamahoro. Urashima Uwiteka. Yego. Mukomeze mudutere inkunga yo gukora subscribe na support y'uburyo bwose bwo gusenga n'amafaranga. Imana imugisha. Ushaka n'amafaranga se? Cyane cyane byakeneye. Abantu baba babona uri umukire, umuntu usa gutyo. None si ibintu n'ibijyaho ibindi biri. Ariko se bavuga bayazane. Ibintu bijyaho ibindi biri. Yego. Roba, turi abantu dukora ibiganiro bigendanye n'iyobokamana. Tugambiriye kugira ngo abantu basobanukirwe ibintu byinshi byakomeje kugenda bihishwa, abantu bakagenda biravuga ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye rwanze gukira, ngo kubera ngo ese ngo Galiyadi nta muti wo mu ruhaba. Ariko ikimenyetso cyangwa se impamvu kabitera iza kugaragara ko ngo ari abavuzi bo muri Galiyadi barwomora baruca hejuru. Yego. Ukabona hari ukuntu mu kanya twarimo tuganira ubwira umuntu bigeze gusenga, bagisenga muroza barahiye, aza avuga ati nyamuneka ibyo muri kunkorera ni ibiki. Yego. Mw'isi y'umwuka bivuze ngo haberamo ibintu bigiye bitandukanye. Ubwo kandi abadukurikiye babyumvise ko ari byo tugiye kuganiraho. Icya kabiri, duherutse kujya hariya mu majyaruguru ahantu hamwe dusengera umubyeyi, donc we arogwa na nyina. Noneho dutashye nyina aza kubwira uwo mubyeyi ati kuki wazanye abapfumu muri uru rugo? Ati kuva bari abantu bahagera ibintu ko byaje bikampondagura kumva ibyo byampondaguraga twari turimo dusenga. Abati bari abantu ntuzabagarure hano, nanjye ntuzangarukire mu rugo, nimba ari uku nguku birarangiye, wapi ntuzagaruke. Roba, mw'isi y'umwuka habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nuza kanywe story. Yego. Nari mfite mama wacu yaratabarutse. Yari umunyamasengesho pe. Yego. Yari umunyamasengesho ukomeye, umukirisitu mwiza, burara abantu beza. Yaba mu by'ubuzima no mu by'umwuka. Noneho umunsi umwe bari bafite icyumba bari gusenga. Yabona n'umupapa umwe wabaye umukire witwa Papa Cedric Francis, ujya numva muri diru zaba Mutesi n'abandi uba muri Amerika. Niwo mubyeyi yari ahari kugira ngo mbe ko nyikibyibuka, nari ndi umwana mutoya. Noneho barasenga uri kumva, hari umugabo yari muza bano bantu bari bashinzwe serire babitaga responsable. Bamwitaga Karori. Abarazamutse araza ngo aje ngo kubakubita. Akimara kugera haruguru y'urugo, marayika w'Imana yaje amukubita izi eshatu zihuse z'inyungi. Aramubwira ngo subira mu rugo toka, uri kumva. Neho bagiye mu nteko y'abaturage, ahita avuga ati buriya aba bantu ntimuzongere kubakinisha. Marayika w'Imana yakubise responsable. Yaje amucanira izi eshatu zihuse. Uri kumva? Akimara kuzimucanira agiye mu nteko y'abatajya bati bari abantu ntimuzongere kubakinisha. Ati nabonye umugabo wambaye iby'umweru narinje kubakubita nzanye n'abitwaga baroko defense. Ati yankubise eshatu z'inyunge n'abo twari kumwe ntawe wigeze abimenya. Hanga ati subira mu rugo. Timita mubwira ni mukate musubireyo mubihore. Ati buriya gukubitwa n'umugabo utazi, uri kumva. Bivugiye iki cyangwa se neye babwiriye iki kugira ngo abantu babyumve neza? Buriya hari icyo bita warfare. Warfare ni intambara ikorwa mu mwuka, sibyo? Ariko iyo ntambara ikaba igira ingaruka sometimes na za casualty zikaza kuba mu bigaragara.
ariko ukaba byarahereye mu mwuka byarahereye mu akaba ariho mwuka. zabereye casualty aha ariko zikaboneka mu buryo bugaragara yes noneho abantu bo ntibahishurirwe ibyo ari byo bagabona umuntu aracumbagira bakabona umuntu aracumbagira cyangwa ari se mu kagare cyangwa ari gufinina reka dukoreshe iryo jambo umuntu akibaza uyu muntu byamugendekeye gute. Maze iminsi ari inkuru turi gukora nk'ejo hari inkuru twari turi gukora y'umugabo witwa Joel naramwuje ndamwuza mukora analize no mu minsi yashize naramuhamagara avuga ati Joel ndumva nshaka kugusengera pe niba mbeshya azaze kuri kamera abihamye ndavuga nimba mbona hari ikirere kigutwikiriye kandi uri gukina n'ikipe utazi sibyo uri gukina n'ikipe utazi uri kumva ariko si wenje gukora ikiganiro kugira ngo abantu babyumve neza birakwiye kumanza gusenga kuko hari imikino abantu bakina kuba n'umwana wo mu rusengero ndi umukirisitu buriya abahanga mu by'ubusambanyi bavuga ko kugira ngo usambanye umuntu utamenyereye gusambana wasambana n'umuntu wabigize umwuga kuko ingaruka zabyo ziba ziri difera. yego umuntu wabigize umwuga abazi nyine n'ukuntu akaruma izo ngaruka akakavaringa iyo situation ayandi drome yo kubyara ibihari okay twigaruke ndajya ariko urumva no kugira ngo abantu bamanze bumve context ishaka kuvugamo. yego ubu uyu munsi abantu bitwa intama z'imbavu bagenda buhumye ni abantu cyane cyane bavukiye muri cyo nakwita tereriyo bakavukira mu buzima bwo gushorerwa bajyanwa mu cyitwa insengero bakamujyana kwa padiri agakubitaho kakamenyetso ka hano kumva karabivu gataha bakakujyana kwa pasiteri akabatiza akajandika akajandura abatekinika rimwe na rimwe bagatekinika ngo ubujuje umwuka wera. Nigeze kwakira ikiganiro cy'umugore hano babatije muri Yorodani aravuga bari bapanira mugenzi we ati mwana kugira ngo umusengero batwemere badusaba gutuza bakigushiramo kikujana ubagangarane ukumva sibyo. Ibyo bintu byose ni amakata ababera mu nsengero. Noneho abantu benshi bakanga kwigishwa by'ukuri. Maze ngisho twibukiranye yuko kugira ngo umuntu abe azi isi azi ijuru azi nawe ubwe yihishuriwe bisaba ko yiga hashize akiga uyu munsi akaniga n'ahazaza sibyo kugira ngo amenye uko agenda barasinga urugendo arimo. Kubera iki Yesu yaje, kubera iki habayeho ibintu bikina role imeze nk'iya Yesu guhera muri Egiputa mu Bugereki muri Babuloni urukumva donc ibyo bintu byose kubera iki byabaye kandi abantu ntabwo bajya batekereza iyo bavuze Egiputa abantu benshi bahita biyumvira Misiri. Ubundi Egiputa na Afurika yose uri kumva nuko kera ino migabane abantu bandikaga Bibiliya bayanditse itarazaho ariko bavuze Egiputa cyangwa Ethiopia cyangwa Kushi uri kumva donc ni Afurika niyo isa nkaho yazanye berceau de l'humanité cyangwa se donc amasivilisation yose ubundi yo mwisi acometse kuri Afurika. Hari n'abantu bajya bakinisha nk'aka karere kacu k'ibiyaga bigari sibyo nuko rimwe na rimwe abantu bahidinga amateka urabizi ko abantu bandika amateka bayandika bashingiye ku cyo bishakira. Abahanga bemeza neza ko nuza ingobyi ya Edeni ijingiye muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko ibyo reka tubyihorere sibyo tugiye mu sibyo wabuvandimwe numvise ko bwaterekada n'ubwato bwa Nowa bwari hano. Aha reka ibyo tubyihorere sibyo kuko hari ibintu winjiramo abantu bagatanya bati unanerekana na epreve cyangwa se ukaba hari ibyo byajya kugongana n'abantu ariko ndagira ngo nyine abantu bumve nanjye narimbishamikiye mvuga ku masivilisation yagiye abo. Izo civilisation zagiye zibaho rero uri kumva guhera mu gihe cy'amateka maremare ya kera kugeza n'amashya yo bita ya kera kuko kera biterwa na kera hawe sibyo. Abantu bagiye bazana civilisation zitwa gusenga ariko bagasenga imana zigiye gute zitandukanye. N'uyu munsi civilisation y'uyu munsi iriho kuko urumva abantu bavanga ibintu ngo bira bintu byanyu ntabwo byari biri civilize. Utekereza ko mu gihe cy'abantu batari bari civilize bari civilize mu gihe cyabo. None niba impara zaraje zikubita gitari
Yego. bazi solo acoustic uri kumva yego umuntu wababonaga muri icyo gihe wazi ko hari igihe habayeho bacuranga iningiri sibyo yego n'inanga N'inanga. yaravugaga ati aba bantu bari civilize n'imiduri aba bantu bagize gute Bari bari civilize. civilize cyane impara aho zaboneye bano ba King James bakora amalive yinuza n'urugero nguhaye sibyo yego bakajya muri studio bakarikodinga bagahuza amajwi sound ikaza imeze neza sibyo baravuga ngo aba bantu bari civilize yego ariko uyu munsi namwe muricara AI ikabigisha ibindi bintu mutaramenya isi igenda yiupdatinga mu cyitwa civilization ariko igiye itandukanye sasa rero reka nivugire abantu badukanye mu nsengero uri kumva yego ya misengere ya kera yego ariko bayinjirana mu nsengero ariko mu kugamiza kurwanya ubwami bw'Imana mu buryo bwa rwihishwa donc kera abantu bararaguzaga Bagaterekera, bajyaga baraterekera, bakabandwa. babandwa bakora ibyo bintu yego hanyuma rero umwaduko w'abazungu reka mvuge gutyo Yego. uburaje bikubise mu Rwanda ariko bazana Bibiliya Yego. nubwo wenda rimwe na rimwe inyuma baga bafite n'imbunda N'inkota. ariko- n'inkota Eh. ariko Bibiliya iri imbere Yego. bababwira Imana kandi Imana bababwiye nongere mbwire wenda hano abantu bavuga ngo iyo ni Imana y'abazungu ngo baje gukoroneza abazungu ikibazo ntabwo bazanye Imana yo gukoroneza ahubwo Imana bazanye n'iy'ukuri ariko impamvu yatumye bayizana niyo yari mbi Yes. Imana yo ni iy'ukuri ariko impamvu yatumye bitugeraho niyo mbi kandi ariko nanone Pawulo yarabyemeye aravuga ngo mu kuri no mu buriganya Yego. hose izina rya Yesu riramamaza Exactly. Abanyafurika turi abantu bamenye izina rya Yesu biciye mu buriganya ariko abo Yesu Kristo yamenye n'abamumenye ntabwo abariganya ahubwo abaha ubugingo buhoraho yego hanyuma rero nibyo twari turimo tuvuga baba baravuze bati uyu Yesu winjiye mu Rwanda turabona afite imbaraga zo mu rwego rwo hejuru ibi bintu byacu twabagamo bikaba ari icyubahiro kuko buri abantu babaga muri iriya mihango yo guterekera babaga bafite ukuntu bafite ibyubahiro batinywa no muri sosiyete bubashywe hanyuma izina rya Yesu rije babona ko noneho niryo ryubashywe kuko ryasenyaga ibyo bintu byabo urashaka kuvuga yuko hari abantu bavuze bati reka tubihindurire mu bundi buryo natwe tubitwikirize igishura cy'izina rya Yesu ariko muri byo habe habumbatiye ubundi nicyo ngukundira iyo collaboration yawe ubundi hari ukuntu umuntu azakakuzuriza ikintu Yego. kandi ukumva cyujuje neza iyo muri kuganira wari wagana n'umuntu ukumva dimension ye iri hano hasi ku buryo unamubwira n'ikintu ngo ushatse kuvuga iki ubwo rero wenda n'urugero ubwiye abantu uravuga ati nyamara wenda Yesu ni urugero sibyo adutwara mu butware bwe uri kumva Yego. niwe utugenga ntago ari twe tumuha imirimo dukwiye gukora Yego. gwe ngo ushatse kuvuga ngo dukwiye ngo kubaho ngo noneho tudakora ngo Yesu ngo ari we udutegeka gukora none se ubundi uzajya imbere ugiye gukora iki sinzi twigarukiye nyine Twikomereze. noneho abantu benshi hari ikintu batarahishurirwa Yego. gikomeye cyane urwo rugendo rw'uko Yesu ari ukuri akaba n'inzira akaba n'ubugingo buhoraho Yego. hari abamwakiye bakizera izina rye by'ukuri akabaha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Yego. Bibiliya iravuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'umugore ngo ahubwo babyawe n'Imana Yego. noneho rero hari n'abandi Bibiliya yerekana ngo baseseye rwihishwa Rwihishwa. ikintu kibaseseje ni ukuza gutata umudendezo w'abana b'Imana abana b'Imana bamwe baciye mu nzira barabyarwa Aha. abandi bitegereza urubyaro bavuga ati izo nzira ntituzazinyuramo Yego. twe turarusesera tuzurira inkike tugwemo indani uri kumva Yego. kandi reka mbabwire amadini nta kibazo yari ateye nk'uko dukunda kuyamiriza tuyasakuriza Yego. nge nyabara nk'uko urabona igipangu buri igipangu kiba kiri korotire gifite n'umuryango wo kwinjiriramo Yego. noneho ariko inzu nayo ikagira icyo bita umuryango Yego. n'umuryango nawe ukaba udahagije ikagira n'icyo bita icyumba nemera ko itorero rya Kristu ari icyumba buri umuntu uryamye mu nzu agasiga yakinze porutaye agasiga yakinze umuryango akaza agakinga n'icyumba Yego. sibyo Yego. araryama uri kumva akizigura kuko azi ko hari ahantu hakinze Yego. ariko ibibera ku gipangu bitandukanye n'ibyabera ku muryango bitandukanye n'ibyabera hehe mu cyumba niko n'abizera bakwiye kubamera ibyo mubona byo hanze nibyo twita igipangu noneho ibiri imbere mu mutima mo indani nibyo twagakwiye kuba
twebwe tureba kuko niho uburyamo n'icumbi riba yego na Yesu rero ni mwaba yego aba mu mutima w'umuntu. Hari abantu rero bazi ko Yesu aba kuri porutaye, yego ubwo ni muri ADPR, ni muri Kiliziya Gatolika, ni mu Baporoso. Yesu ntaba kuri porutaye, ahubwo aba indani mu cyumba, yego sibyo? Aha rero mu cyumba niho dushaka kujya. yego Hari abantu bafite ibyumba n'uburiri bwabo budashashemo Kristo, hashashemo imyuka mibi. Wanyumvishije? yego Ibyumba byabo inyuma nta kibazo kuri porutaye, turi kubibona ko ari ADPR. yego Nunabashe no kwinjiramo imbere mu muryango wabona handitseho ADPR ku nzu, ariko winjiyemo indani mu cyumba usanga harimo nyabingi. turanashaka kumenyesha ko abantu agaciro k'igipangu si amatafari acyubatse, Yego. agaciro k'igipangu ni ibirimo imbere, ni ibiki bikorerwa aho Aha, hantu, no voilà. kugira ngo inyubako irindwe cyangwa ikorerwe umutekano biterwa n'ibikorerwamo imbere. Yes. Yego. Imbaraga si igipangu, Yego. imbaraga ni agaciro k'indani mu gipangu. Noneho rero turi kwinjira mu gipangu, mu mbaraga zikoreramo hari imbaraga zikorerwamo, uri kumva, Yego. n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru n'abatware bategeka isi y'umwijima. Reka mfate urugero rwa hafi. Twari turi kuganira nguha urugero rw'ijambo rya Kuro. Imana yabwiye Kuro, iramubwira ati Kuro, reka nkubwire ikintu gikomeye, nubwo utigeze kumenya ngiye kukubwira ikintu gikomeye, ngiye kuguha isezerano. Mvubira imvura babi n'abeza. Kuro, hari ibintu ngiye kugukorera bigera muri 5. Ni ibi: icya mbere, ngiye kukujya imbere. Ngiye kugira gute? Kujya imbere. Ngiye kukujya imbere. Iyo bavuze ngo umuntu agiye kukujya imbere masengesho, oya nta muntu wabivuga, abantu bo mu isaha kubwa ati genda ubikore tukuri inyuma. Iryo ni ijambo Yesu yariye wenyine. Adumva ugiye gukora ubukwe, genda tukuri inyuma. Donc najya nyine wumve icyo bita kujya imbere. Yego. Ni ikintu Yesu yihariye wenyine. Yego. Na Satani. Buriya hari abantu Satani ari imbere, arangaje imbere. Ubwo turahita twibutsa abantu ko Satani cyakora arebera kuri Yesu nawe agapira ati nuwo mwanya Yesu nimba ajya imbere abe nanjye abanjye ndabajya imbere. komeza. Niba Yesu abagejeje mu ijuru amahoro, nanjye nzabageza Gehinomu amakuba. Sibyo? Nibo bonyine bihariye iki kintu. Ubundi nta wundi muntu wakujya imbere. Yego. Bose baravuga ati tukuri inyuma. None iyo babonye ugiye ukagwa mu rwobo bahita basubira inyuma bati twari turi inyuma ya Robert, katujya inyuma yande y'amasengesho. Niyo mpamvu uzareba intambara duhora turwana. N'abitwa bavuga butumwa bahora mu rugamba ruvuga ngo abantu bitagenda gutya. Sasa rero abantu benshi ntago bamenye ahantu irondo ryivangiye n'ibisambo. Ubundi mixing, icyo bita intersection mu bantu bize imibare. Byanze kunze baragiye muri secondaire bize icyo bita imibare, intersection. Ndi kugakora kanze kugira ngo abantu bakabona. Intersection ni ipfundo rihuza ikintu n'ikindi, sibyo? Aho hantu bihurira niho hita muri intersection. Ubundi intersection ya mbere y'abarimbuka, uri kumva icyo bita ihuriro yaba y'ubwami bw'Imana n'abarimbuka, byari kuba ari Yesu, ariko isi yarabicutse bigira idini. Niyo mpamvu uzumva ivugo z'abadayimoni ngo buri muntu mwitorero, ngo n'umuririmbyi wiririmbiye ngo buri muntu mwitorero abohejejwe muri ryo, abadayimoni bahita bazana ngo bahita bajya kukwereke, bavuga itorero, abadiva bahita bati turi itorero ry'abadivantiste mu munsi wa 7 cyane. ADPR yavuze ADPR, nyamara uyu muntu si byo yarari kuririmba, yarari kuvuga uko umuntu wizera Imana mwitorero uri mwitorero ari za Nyamasheke. Yego. Hasi yo ngiyo hasi hatagera n'ibi bya YouTube. Yego. Ariko yizera Imana, uwo nguwo ameze nk'umuntu uzenguruka mu migi ya Paris, ya New York. Yego. Ariko bose bizera Imana. Yego. Abo bantu bonyine bose bahuje umwami umwe, bagomba no kubabera, nibo bezwa muri iryo torero nyine, kuko n'umuntu uri mu itorero agomba kuguma yejejwe, kuko natezwa nyine azarisohokamo ntabwo azaba ari. Kuko utejejwe atazabona Imana. Noneho iyo winjiye mu mateka y'Abanyarwanda, ibyo bita gusenga, ibyo bita kubandwa, ibyo bita guterekera, ibyo bita guhanura, ibyo bita gupfumura, ndagira ngo nyine nguhurize. Umuntu ashobora kuza akambika Robert, urabona nk'uko nambaye, agahita nyambika iriya kanzu y'abapadiri, n'ubundi Robert mu imbere aba ari Robert,
kiri kuri wowe niyo wabihindura ukanyambika ingofero y'abasilamu robot aba ari robot, yego sibyo? Uyu munsi abantu bamwe bita ibyitwa gusenga, uri kumva ko ari ugusenga, nyamara nawe bitaniye no kubandwa kwa kera. Yes, uraza kuduha ingero kuko buriya yego abantu bitwa, reka mfate nk'urugero rwa hafi, yego abanyarwanda bafite imandwa zigera nko mu 10, icyo bita imandwa nkuru. Buriya ukuntu utanga rw'amaboko ageze akavuga ati nyamara nge ndi imandwa nkuru. yego Ariko buriya abantu bo mu mico ya kera ya kinyarwanda bagiraga imandwa nkuru zigiye zitandukanye. N'uyu munsi mu banyamadini hari imandwa nkuru zirenga nk'10. Ngiye kukubwiramo urugero uraza gusanisha n'imandwa za kera n'iz'uyu munsi. Abadukurikiye muraza kumva icyo ndi kuvuga. Yego, uyu munsi hari abantu bataramenya ko hari abantu bitwa ba dadi, bitwa ba mami, fonctionnement zabo ziri similaire n'imandwa za kera. Cyokoza kuko nakubwiye ko ibi bintu bikorwa mu kirere cy'umwuka bikaza kuba bifatika mu bigaragara, ariko abatazi kubisoma bameze nk'impumyi zigenda. Urabizi ko Yesu yavuze ngo naje kugira ngo abareba bahume, abatareba bagire gute barebe. N'uyu munsi niko bimeze. urabona na kera hari ukuntu abantu babaga birariye ahantu bibereye mu mihango yabo, bwacya wenda ugasanga urugero nako reka tuvuge cyabaye vuba abantu bazi. Twagiye tubona Emmanuel Macron aje yakomeretse ijisho, ahantu batise ni wa mugore ujya umukubita iki, ese byagenze gute? Nyamara waraba araza arivugira ati ubu ngo iki ni ikimenyetso cyo kwiyemeza, inyamaswa yahageze. abatise yiyemeza ibiki bintu byagenze gute rigenda kuvamo n'ibiki byagenze gute, ntiyaberurira ibintu byose, ariko abanyabwenge babasha kumenya iki ibyari byo. Bizi se ku isi yacu isoma ikoresheje inyandiko, ikoresheje amarenga n'ibimenyetso, uri kumva sibyo? Igahita imenya utuntu. Ushobora kubona umwana, twabonaga kera umwana yiyambariye nk'igikomo, ukagira ngo wenda nyine kubera ko nyine ari akantu k'amafi. Mu minsi yashize sinaberetse abavandimwe bavuga ati dukora byombi nitunejejwe n'urukundo, bambara impeta z'imikara. Ni muri kubona ko itsinda riri kugenda ryaguka cyane, nikomereza. Abanyarwanda hari imandwa nkuru bagiraga yitwa Ryangombe rya Babinga, ba Nyundo. Muyumva bayivuga n'uyu ngubu rwose irakubwira ati iyi ngiyi, uyu yari umukuru w'imandwa sibyo? Afite ikivugo cye, uri kumva? Yaravugaga ngo ndi mu Kanyarukaraba rwa Nkaba rutukuza mbuga. Iyo witegereje, kubera ko dufite amategeko n'ibindi bintu bitugenga, ntago ndaza gutunga urutoki, ariko ndasanisha n'ibyo mubona. Uyu munsi hari imandwa nkuru muri secteurs zigiye zitandukanye zikora iyo fonctionnement. Numva nanjye njya numva utuntu dusa dutyo. Yego, ati nimba uri umuhanzi rero wiyumvishemo ibintu byo kuririmba, yego, ukahimba akaririmba ukumva kareme, ugomba kujya kubanza kureba Nyiramwiza wungirije Nyiramwiza, kugira ngo impano yawe ibone kuzamukira mu mavuta yo muri iki gihugu. Ko nutajyayo ntibiza nta kintu byamara. Niba uri umuvugabutumwa ukaba ushaka gutumirwa abadiaspora bakakwemera ukitabwaho, uyu mugabo rero iyo wahemukiraga igihango cye, hari ibintu iyo bivuze ngo rutukuza mbuga, uri kumva? Ngo tugende gakeya nzagenda bababwira. Ni imandwa ishamikiye, urumva? Iyo reka ko nkasobanuye kugira ngo abantu babyumve neza. Iyo bavuze ngo gutatira igihango cyangwa se, urabona iyo uje ukikonekita ku muntu, bwashize hari umugabo twakoranye ikiganiro, ndakuvuga iki kiganiro kirakomeye, nuko abantu baba batumva ibyaribyo. Yari ari kuvuga ukuntu uyu munsi ibintu byari by'umwimerere byabaye hybrid, bigakorerwa icyitwa griffelage. Buriya cya kintu ntabwo ari inyama n'amaraso ze zakivuze, ni umwuka wakimuvugiyeho. Nk'uko wavuze ati mu bibi no mu byiza, yego, izina rya Yesu rigomba kwamamazwa aho ryanyuze. Iyo ukoze icyo bita gutatira igihango, ni igihe wikonekitanye
n'umuntu ukemera neza kuri munsi y'ubutware bwe. Uyu munsi mubyita ngo ni munsi y'amavuta ye. Ukibeshya ugashaka kujandukamo, ikintu cya mbere kihaba ni iki? Nicyo bita urupfu rutunguranye. Izi mpanuka z'imodoka mubona zipfa, uri kumva abantu ukabona umuntu mwari muri kumwe mu gitondo birarangiye. Abari ba bantu bashaka kwicomokora, uri kumva ubundi nzaba muri ubu bata gute ugishaka kwicomokoramo, uzumva umuntu wanyereye ngo muri dushe turi kugendana, ukumva umuntu ngo yaryamye yasinziriye akomerezaho niyongera kugaruka, aho uri kumva sibyo? Yego. Kandi isi yose nakubwiye ngo civilisation zose zo mu isi zifite ukuntu ziri connected, uri kumva, mu kurwanya umwana w'intama w'Imana. Abantu batagira ngo Yesu yatangiye gukora umurimo we, uri kumva, ari uko avukiye kwa Mariya. Hariya yari ari kwambara akamero k'umuntu kugira ngo n'abandi bantu bamwizera bamukoreremo. Buri amasengesho ndagunda kubwira abantu, twebwe ntago twebwe ari ba Robert bavuga, ahubwo ni Yesu uvugira muri ba Robert. Buriya isi yose. Kandi hari ikindi kintu abantu bataramenya. Urabona iri raswa ryiribaho mu isi muri za Amerika n'ahandi, ukabona umuntu barasohotse ngo yarasohotse hanze bahise bamurasa. Abantu benshi ntabwo baba bari gutekereza iyo connection. Ni wa muntu uzitegereza. Mu minsi yashize hari umuntu wapfuye, ari umuhanzi w'indirimbo z'Imana, urakumva, yaje yavuye muri Amerika ageze inaha, mugenzi we baramukubita, si wabyumvishije? Bagiye mukora ubushakashatsi basanga ngo yari umuririmbyi, ngo yari umuhanzi, ngo yari umuvugabutumwa. Ubwo connection iba yanze swat. Hari igihe kurangiza, kuko Bibiliya bango Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. Hari igihe babona kushaka kwicomokora kiseko mu komanda bati rere dore yungu yagiye gutatira igihango muvuna imbwa. Uri ko muri iki gihe wavuze uti noneho nanjye njya mbona hari nk'ahantu twagendaga tugasanga habaho nk'ibiti by'imivumu, ibiti by'imiko, akavuga ati ahantu wa mwana uramenye kiriya giti ntawe ugitema, ntawe hegera, muramenye. Uyu munsi barahahinze imodoka katerepurari ziraza zijugunya hejuru, abantu bahubaka amazu, ibintu byose nyine ibintu by'ubupfumu. Usibye Rutanga rw'amaboko widekaraye ejo bundi, ariko abandi babikora ubona basa nk'abafite ipfunwe, babikora bihishe. Ariko tubona ibintu by'isengero cyane ari byo biri kugenda bizamuka, abantu barayoboka ngo bagiye gukurwaho imyuka mibi n'ibiki byose by'izo karande zose. Ariko bageze mu nsengero tubona n'ubundi byakomeje kugenda bizamuka, ahubwo ukabona abantu babana n'abadayimoni. Kankubaza ikibazo usubize. Yego. Amategeko Imana yahaye Abisirayeli suyazi icuma ashamikiye n'irya mbere rivuga ngo yego. Irya mbere, itegeko rya mbere Imana yahaye Abisirayeli ni ukubaha Imana yawe nyine. Ntihazagira ikindi kigirwamana ugira gute? Wikubita imbere. Yaba ikibajwe niyo cyaba gikozwe mu ishusho y'ibiri mu ijuru cyangwa y'ibiri mu isi. Yego. Ntabwo wemerewe kukikubita. Yaba ari umuntu cyangwa ari umumarayika. None se niba masengesho bakubwiye ngo iki kivumu kirarindwa, uyu munsi kivumu bakagikuraho, hagahita haza umuntu umeze nk'icyo kivumu, wowe nta kintu wumvamo wa mugani wa musaza ikomereze nk'ikivumu. Niba hari se ntihari ikivumu, ntihari ibivumu uyu munsi ntavugwa, ntakorwaho, ntabyo uzi wowe unavuga atari ko mwahangaye, uru ruhanga muhangaye mwebwe rurabagwa amahoro. Ibi bintu ntabwo ari byo, ibi bintu uko bitabugwaho. Urumva noneho mu nsengero uyu munsi nyine bikadutangaza ukuntu rya zina rya Yesu abantu bavuye kwa Ryangombe bakava hariya bakaza ngo baje gusenga izina rya Yesu muri izo nsengero, ariko ukabona n'ubundi abantu baracyabamo iyo myuka mibi. Cyangwa hari indi mandwa nzagenda zibasobanurira gake gake. Ese wa mwana wabanye nazo, ubu ukuntu bahita iyo wumvishe ushaka kumena ubwiro bwabo bati wabanye nabyo, nta nyogokuru wandeze nta n'undi, ariko ngenda umushakashatsi kandi ijambo ry'Imana ritanga ngo umushakashaka ibyo umwami agize gute ashima. Wowe genda nawe ukore research ubihuze, uri kumva. Hari indi mandwa yitwa inkuba ya Nyirajanja. Inkuba yande ya Nyirajanja. Iyi ngiyi irakenesha, niteza umwuka w'ubukene, umuntu ukabona umuntu yari umubosi ko numva iyo bamaze se ahubwo akabasubiye ku isuka mu buryo budasobanutse. Ubu dufite abantu benshi
bisanze muri connection y'izi mandwa mu nsengero, sibyo? Noneho umuntu akabiti icyo bita itiyo, sinzi niba uri kumva itiyo, yego, bisaba ko Yesu agomba kuza natagucomora kuri iyo tiyo, ibyo wakora byose n'uburyo bwose gusapotingwa umuvandimwe wanyu yaramaze kwikonekita n'iyi mandwa, kada fini termine. uvuze uti ubwo ni ukuvuga ngo izo mandwa uri kutubwira zose, Yes. ushatse kuvuga ko hari ahantu zihagarariwe Uyu mu munsi rusengero. Masenge turi gukora iki kiganiro, Yego. umuntu uzagera kuri iyi point tugezeho ubizi neza muri commentaire uzabibona, hari abantu bari bafite ubutunzi Yego. bakimara kubishyira mu biganza bw'izi mandwa nkuru z'uyu munsi. kandi ubwo butunzi uko bugenda iyo mandwa y'ibiri ubwayo buba buri kuzamuka. Mfasha si mpanguhe se, Impanguhe. ni mpanguhe nundamye ni mpanguhe, kandi ibyo byose bigakorwa mu izina rya Yesu. Ariko Pawulo yandikiye itorero rimwe aravuga ati mfite ubwoba ko nimara kugenda hazaza abandi bantu bakajya babigisha Yesu wundi, bakababwira n'ubutumwa bundi. Yes. hari ubundi butumwa buri kuvugwa n'ubundi n'abandi bantu bandi nanone baseseye. uri kuvuga uti ushobora kujya mu rusengero ugiye gukurwaho iyo myuka mibi ugira ngo witandukanye nayo, ugasanga ahubwo uyiguyemo neza. Nibwo uguye mu gacu babita ngo ni agacu k'abambuzi. Hari uwo bitaga Binego bya Kajoro, wari mwene Ryangombe, yari umuhungu wa Ryangombe. Muzakora ubushakashatsi buriya mwebwe hari ibintu mwaba mutazi. Buriya ukuntu imandwa nkuru isigira indi mandwa ntoya yayibyaye, ukumva umuntu ngo dadi wacu ngo niwe wabyaye mami. Are warambitsweho n'andi biganza, umushumba wanjye mukuru ni runaka, so hehe no mu mwuka cyane. ubu niwe mubyeyi wanjye, sinatinyuka no gupfunda ubushumi bw'iki bw'inkweto. Reka mbabwire ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntihakagire undi muntu mwita so. Urumva nigeze kujya mu mahugurwa, twari duri guhugurwa n'Abanyamerika. Noneho yari amahugurwa y'abantu bahagarariye amadini n'amatorero. Ubwo ngubwo tugera ku ngingo y'Icyacumi. Umuntu umwe barabajije umwapotere umwe arabaza ati ariko nkatwe abapotere harya iby'Icyacumi ntibitureba? Undi ahita amusubiza ati se bitakureba kubera iki bitakureba? Yese njye nta gihande ko idini ari iryanjye. Mubwira ati nwese ntabwo ufite dadi. Undi ahita ahaguruka ati biragatsindwa Icyacumi ugomba kugiha uwakubyaje ubutumwa, donko dadi wawe wagukonekise niwe nawe bagomba kuguha Icyacumi nawe ugaterura ukamushyira. uri kumva donko kuraho icyawe nayo baguhaye uyatangaho Icyacumi none se sibyo. Uyu mugabo witwa Binego abantu benshi ntago bamuzi, yari umwicanyi uteye ubwoba. Nakubwiye ukonekita abantu impanuka niwe mandwa nkuru, n'izindi mpfu zigize gute zitandukanye zitunguranye. Nuteze ubukene umwana imfura ingana na se. Uyu rero abahanga bavuga ko yagenderaga icumu n'ubuhiri, abantu bamubandwaga nabo bari abicanyi nkabo. Uri kumva? Ikindi cya kabiri donc ikintu yabahaga bakoraga nk'iby'uyu mugabo. Uri kumva? Bateza indwara, zino ndwara mbi za karande zirimo ibyitwa za diabete, imivuduko, imyijima, impyiko. Uyu ni umwe mu bagome bahagije. Ubu dufite abantu bajya kugwa mu biganza by'izi mandwa z'uyu munsi, kuko urabizi ko mu mwuka birandaranda. Uri kumva? Yego. Wowe ukagenda uri na muzima nta kibazo ufite, uzinga ugiye gusenga mu buryo bwo kwiba rero, sibyo? No gusahura no kurimbura, bagahita bagukonekita iki n'izi ndwara. Ariko uziko abantu benshi batajya bamenya ko izi ndwara z'Abanyegiputa, izi ndwara z'Abanyegiputa inyinshi ziva ku badayimoni. Yego. Uziko abantu benshi batabizi. Nyine ngo ni amasukari menshi baba banyweye. Nabo ejo muri nabonye imwe mu mandwa iri kuvuga ngo nkuru ariko hatari ko mwabasenze imwe nirwa murenganya abarozi. ibaze Bishop hari kuburanira abarozi.
ariko birakomeye ko murenganya abarozi, ko murenganya abarozi imibiri muba yanyu- mubashaka yi si imibiri yanyu ikora amadiyabete, eh ayo madiyabete muvuga ngo murenganya twa Marie Jose, eh mutubaza iki karo tuba twirira imibu, yego ahantu hose mwaratatse, komereza nde wababwiye ngo gusobanura ibyo ibyo bintu ninde wababwo mwa wigeze kumbwa ati niwongera kubisobanura nzakwirukana kuri YouTube, kandi si uri uwa mbere nturi n'uwa nyuma, nirukanye ntugire ngo ni agakino wenda ngiye kwiga nkamazemo igihe, ati mbakubwire zabone none se cyangwa aba bavandimwe n'ubwo abantu baba bandenganya wagira ngo barangijwe n'iki na gahunda y'izi mandwa nkuru uri kumva. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya gahunda z'aba bantu. Hari undi witwa Mugasa wa Rwabihehe, imandwa itera icyo bita uburara ku bana n'abagabo, ugasanga umugabo yarifitiye urugo atunze, urugo rwe nta kibazo rufite, abana nta kibazo mu rugo bari bafite, bakimara kugwa mu biganza by'izi mandwa aho umugabo atangiye gutoroma. iyo ngiyo ko nayo yaba iri mu kazi cyane, ndi kugenda numva Eh. hari ziri kurusha izindi gukora. Yes. Ugasanga abantu batangiye gutoroma, batangiye kwirukanka. Umugore agaturugo. Ese iyo nayo umuntu yahurira nayo mu rusengero ra? Benshi se bazikura he? None se izi nyigisho zizi mandwa zacu ziza zikubwata, ariko nta kibazo divorce pfa kuba Ati umwe babiri batatu nta none se kuva nanakora divorce nyuma yabo batoromye ni bangahe? Mbona ari benshi. Ntabwo uri kubona bari gutoroma. Uzaba se buriya kwiga ni byiza no gukora ubushakashatsi. Yego. Ikigo cy'igihugu kibarura mu minsi yashize cyatangaje yuko amadivorce ageze nibura uyu mwaka ageze ku bihumbi bingahe. Ntabwo nabyumva. Izo barangije ari ibihumbi bigera mu bihumbi 4,160. Abahanga bavuga ko nyinshi ari iz'abakristo. Ahubwo si ubwo. Wekum. Yego. Abacamanza baza ati ikintu cyadutangaje kigakomera. Kinababaje nuko wabazaga umuntu gusengera he. Uri babandi bavuga ngo ritoka satani. Diriri Ubu ibyo batokesha bari kwihuza nabyo neza. Aha. Ibintu birakome. Uyu mugabo witwa Mugasa uri kumva Iyo mandwa. Ikintu bakora ni ikihe mu byitwa ibiganiro byo kugusengera? Ni ukugukonekita n'icyo bita inshuti mbi. Ugasanga umuntu yari umukirisitu nta kibazo yari afite, akimara kugera kwa Mugasa, sibyo? Yego. Kwa Bishop Mugasa, sibyo? Kwa Apotre Mugasa, kwa Profete Mugasa, ugasanga gahunda zahindutse. Takubita inshuti. Icyo bita inshuti. Kubitamo amatiyo. Gahita icomeka. Kabyeri kagatangira gusukuma. Uri kumva? Kwihuta zagenda nkora step by step mu biganiro basobanura ukuntu bakora n'abantu bashaka ukuntu bava muri iyi myanda yitwa ngo ni deliverance. Nta muntu n'umwe gukora deliverance. Wowe na Kristo mwenyine nimwe mukora deliverance. Kandi hari umwapotere wavuze ati buriya amaraso ya Yesu aduhanaguraho ibyaha, ntabwo adukuraho karande. Karande zikuvugwaho na deliverance. Ni abahungu be n'abakobwa be bari kuranda mu maraso. Avuga ikizi, avuga iki ku muntu atanga icyo afite. Wabwira icyo umuntu wakorewe deliverance? Wasizwe amavuta ku mukondo, mu bitugu, ku gahanga, yambaye ubusa, ibisekuruza ngo 9 hafi aho, ako babijya ubwoko bwanjye ngo burimbutse buzize kutamenya. Hano i Kigali hari indi mandwa ikora imeze nk'iyitwa Ruhanga ihangagura abakomeye. Iyi nayo ikora umurimo wo gusubiza hasi uri kumva abantu baba babona batumbagiye bazamutse. Ariko reka nkubaza akantu kamwe. Nk'iyo ngiyo yifashisha iki? Bimwe mu bikoresho ikoresha wabyihoreye.
cyangwa ejo bundi nintumbagira Eh. nkabona bene utwo tuntu nzajya reka urumva ninyurire uyu hano. munsi hari abantu wabivuze neza Mm. mu mibereho yabo bakubwira ati rero Mm. ntago wazagera kuri kariya gasongero niba ukina filime Yego. niba uririmba ushaka viyuzi Eh. ushaka hiti. dufite imandwa zacu za ruhangamura uri kumva turamaze tuyigucomekemo Yego. sibyo Mm. wari wabona umuririmbyi urimba indirimbo zarimbiwe imana udafite manager hari ahantu agera aha bo byarahindutse. kera indirimbo yaragutumbagizaga ikakuzamura rwose wayishyira hanze abantu bose bagahita bavuga ati muntu w'Imana ukanazamuka manager wawe ari umwuka wera. yego ariko uyu munsi iyo inzira zaratengutse ibyo biraro byarasenyutse. hari abantu rero bashinzwe baruhangara urukumva bashinzwe gufata akaboko impano yose yingo yango bayicishe ku matyazo bayikubita icyuhagiro kimara gututuma baba bayireba hariya ukabona umuntu azamutse mu gitondo umugore aho tekereza impamvu tutagira natwe ba Sadio Mane nk'abandi ngo tugire nka ba Didier Drogba komereze. izi rero zirakora wari uzi ko zikora connection zimandwa zirakonekta. ushatse kuvuga ko hari umuntu ushobora noneho kuba afite iyo connection ya zombi none ayiwe hari imandwa yitwa ruhende. iyi mandwa yitwa ruhendwe uri kumva abantu benshi ntabwo bayizi ruhende ikintu ikora ikora icyo bita kuriganya. iyo niyo muriganya iriganya ubuzima bw'umuntu uri kumva uzagera ku rwego ushobora no kukuriganya n'imibereho yawe. ubonye abantu umuntu bicara kumva ngo agize heart attack bikaba birarangiye cyane ntabwo babonye mu kanya bafunguye agitaha ngo pa kira uri kumva iyo niyo bita muriganya rero ruhende shinzwe kuriga bakaguca mu myanya y'intoki ati mpora nyareba imbere yanjye najya gusingira bikanga. aba rero ikintu bakora ni ikihe mu isi y'umwuka hari utuntu mujya mubona kuri buriya ibintu bikinwa kuri za TikTok ni iki ukabona utuntu tw'udupopi turi kuza twaza bagakubita gutya kakagenda haza akantu keza kagasama. mu isi y'umwuka bareba muri amasengero wari wabona umuntu usengera kwa nuza kwa ruhende uri kumva akagenda bati mushumba asengera hari umuntu wari waranyemereye wari warambaye promesse yego ukajya kuyivuga umuntu waguhaye promesse ko azayisohoza kuwa gatanu gusengera bizasohore akimara kumva iyo nuza mu isi y'umwuka arayidaha ukazajya wirirwa utegereje kumbi ya connection numenye uko bigenze n'aba badukurikiye bibera i Burayi amafaranga ari wemereye masengesho umutima utukugata ariko wayahaye nuza masengesho y'amakori wayahaye kanuza kohereje hari urabona ko ari inzererezi ko nta rusengero agira ukajya wirirwa utegereje ni uko nguko mu isi y'umwuka bagira gute basitoringa umuntu akakwemerera ibintu akakwisubirana utazi ngo bigenze gute. hari n'ababitekereza mu mutima zikabafata mpiri ateka reka uriya mu mwihorere uriya ni uwo kutumenera amabanga gusa bwira uriya shyira uriya n'ugira ukubona rero izi mandwa zigiye zitandukanye hari izicomekamo imyuka hari iyitwa mashira yiteza noneho navuze iby'uburara n'iki yiteza bwa busambanyi umuntu atazi uko bigenze ukabona umwana w'umukobwa ni mwiza connection bamukonegisi ikamuteza gukundwa n'abagabo bubatse ugasanga abagabo barenga nka batanu ngo bakunda umukobwa nawe akajya agenda yararitse hejuru akabigendera ngo baramukunda bagukunda bikumarira iki. mashira uyu nguyu iyi mandwa ikimara kukuramburaho ibiganza umugore utasambana akagira mu rugo agatangira kujya areba umukozi akabona niba ufite agaciro ati uyu mukozi ubundi ubu ntabwo yabasha akazi neza kurusha bosi we cyane ko aba atanahari. yego sibyo wabyumvishije yego iyi ngiyi kandi bureze ni nyinshi reka najya mbwira abantu badukurikiye
noneho reka duse nk'abasatira umusozo, nababwiye ko nzagenda mbakora ibi step by step y'ibiganiro. yego Mbabwire abantu badukurikiye, abakobwa bagiye gushaka abagabo yego n'abahungu bagiye gushaka abagabo, ntimugasengera abagabo banyu gusa n'abagore banyu gusa, sibyo? Mujye musengera n'abapasiteri barabasezeranye. gusezerana mu rusengero Yego. cyangwa muri sare ahantu Gusa runaka. nashaka abe muri sare cyangwa n'iki, usenge n'Imana n'umupasiteri uzagusezeranya, umusengere. ajya asenga avuga ngo iki? Gusenga kandi ngiye kwigisha no gusenga, uko bigisha Bibiliya ntabwo azasenga se Bibiliya avuga ntabwo ati yigishe gusenga. pasiteri ansezeranye neza mbantu bikoreye. Oya, ibiganza by'umupasiteri wasezeranye bitari ibiganza byanduye. ushatse kuvuga se ko hari umuntu ushobora kugusezeranya ntirifate cyangwa rikanyura ukundi kuntu? Ariko se reka nkubaze ikibazo nawe unsubize. Umuntu utanga icyo afite bamwita ngo iki? umuntu utanga icyo afite ntabwo mbyibuka. ese nyine ko ari umuntu utanga icyo afite n'umuntu Abantu mudukurikiye mudugushyire muri commentaire, umuntu utanga icyo afite bamwita ngo iki? Niba mbere yuko ufata telefone kuko ubonye umuntu kuri YouTube cyangwa se wumvishe mugenzi wawe akubwira ngo kuri urusengero barasenga, imanza umenye ngo ugiye gusengera ninde, yego ni muntu ki? ibyo ntabwo ari igitangaza kuko hari n'abafite abakomisiyoneri bashinzwe kuvuga ati mujye kwa runaka kwa runaka. nigeze kumva umwapotori umwe avuga ati ngewe nimba uri porofeti ngwino ndebe tugire ibintu tuvugana nkuzanira abadiyasipora. uri kubyumva? ati nukuza mu kiganiro cyanjye rimwe nkavuga ko wampanuriye bigasohora, nkavuga ko ibyabaye bunaka ari wowe wari wabihanuye. urebe konegisiyo y'abantu bazajya bakohereza ituro porofeti. reka ibyo burya ngo abantu benshi bahawe kubibwirwa mu migani kugira ngo kumva bumva ariko be kubisobanukirwa no kureba barebe ariko be kubibona. ni ukuvuga ngo byanga bikunda nubwo tugikoze buke buke ariko nizera ko abantu barangije kumva icyo twari turi kubwira abantu. ni ukuvuga ngo itonde, genzura neza, kuko shishoza, kuko bya bindi byo gutwara inkoko y'ibara rimwe bishobora kuba byarahindukiye mu ituro cyangwa mu byacumi. urumva? ejo narubona asanze ahantu kuri cano ariko bati sisera, uri kumva, kugira ngo yicwe, uri kumva, byasabye yuko batanga amezi 2 y'umwaka kugira ngo ukizwe, ni uko utanga umushahara w'amezi yawe 2. baratwaye we ngo nabaragiye, uri kumva. ugasanga umuntu afite umwuka w'uruzerero ariko ari guhamagara abantu ngo baze bamusengere. uwo muntu uri kuguhamagara ngo aza gusengere akurambikeho ibiganza, ko umuntu atanga icyo afite, ko nababwiye ngo umuntu atanga icyo afite, nyine ahita aguha icyo afite. wowe ugiye gukora ubukwe, uri umusore, uri umukobwa, mu bushakashatsi bwa nibigeze ukora abantu umuntu yasezeranije, njye ari umwapotere umwe aba hano kuri izi mihanda, amaze gusezeranya abana b'abakobwa barenga 6 bose batabyara. muzakora ubushakashatsi. hari n'abajya basezeranya zitajya zirama, urwo yasezeranije rwose bikaba bizwi ko gusenyuka, divorce, impfu. urumva? ariko nyine bakaba ari abantu bafite amavuta. twongere tubwize abantu kuri ko bene uwo muntu buri wasezeranije urugo rugasenyuka, imbaraga zari kubaka urwo rugo zimujyamo. uri kubyumva? zimujyamo zikamuha gukomera. ubu bugingo butasambanaga iyo butangiye gusambana, uwabushese, uwabukonegise, amavuta yabo cyane rwose. donc icyo gitambo nicyo kituma kiyamuzamura mu bindi birere, ukageza ubona ukomeza azamuka. abantu bakaba batari ko se buriya muntu yabakora biriya bintu agakomeza kuzamuka. ni ukuvuga ngo rero turi kugana ku musozo. twongere tubwire abantu ngo hari ibintu byinshi cyane, nubwo wenda tuvuze ko tuzabivuga mu kiganiro cy'ubutaha, biri gukorwa mu nsengero ariko bigaragaza ko n'ubundi tayari ari bwa bupfumu bwa kera bwavuye munsi y'ibiti by'imivumu n'imiko n'imiyenzi, bikaza mu buryo buri moderne. cyane cyane tekereza nko kugira ngo ubwire umuntu ngo nsengera byagendeye kucya, ngo uzagenda urebe runaka uriya muturanyi we niwe ukuroga ngo uyobore umukungugu w'ahantu akandagiye ngo uzane tuwusengere, cyangwa uzarebe ukuntu fukura akadodo ku mwenda we ngo kazane. ibyo bintu byose ibyo bitaniye n'ibya kera. uwo muntu bigutumye urumva bitaniye. yego
ngo genda ngo wafate ikayi ngo ya Musana ngo niryo tegeko Aha. ngo wandikeho ngo ibisekuruza byawe ngo bingahe nigeze kujya ahantu ku nurangiza ngo rusengero uhaguruke ngiye ahantu sanga nsanga muri ofisi bipanzemo neza iriya connection yanyu niyo baza guconnecta biborohera kubahamagara yego barakubwira ngo andika ngo amazina yawe yombi ngo wandike ngo ya mama wawe ngo niba warashatse wandike nayo umugabo wawe uri kumva ngo wandike ngo nabasokokuruza wanyu uri kumva sibyo yego iyo bari kubahamagara niyo bagira gute niyo binjiriramo yego kandi ibyo bintu Yesu yigeze abibatuma kandi niba hari ikintu hari ibintu abigishwa ijambo ry'Imana banga umuntu uzabigisha ibyo abigishwa batabigishije n'intumwa zitabigishije uwo muntu avumwe mu bintu byose intumwa zigeze zigisha abantu hari n'umwe zigeze nkuru basanze ku irembo ryitwa ryiza yego hari ubwo Petero nawe bana bigeze bamubwira uri kumva ngo twandikire mama wawe ati cyandika hano gira ariko ubundi nk'iri jambo rivuga ngo yaje mube ntibamwemera niba abantu Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe musange baruhure umuntu uri muri Kristo Yesu ubundi iyo bavuze ngo ibya kera biba bishize ni ibiki biba bishize nimba uri muri Kristo Yesu ukizera ko n'imizimu y'ibituruka yose kikugenda uwo Kristo Yesu urimo ni bwoko ki bya kera byashize ni ibiki abantu rero simbizi nyine abanyarwanda bo muri kama yabo hari n'abakunda guterekera itakwaniye abandi muzasakuze nimushaka muzagira gute ntituzabireka ntabwo mashaka kuduca kuri bamwe bacu bajya babigudukorera bikemera ariko turashaka kubwira abantu amayoberane y'umuriganya cyangwa y'umugome antikristo yatangiye gukora bashobora no kubigukorera bikemera kuko buri mu gukora kwe mu buryo bw'ibitangaza bigiye bitandukanye none se wari wabona abantu bakina ibintu bya roto yego bibano baba baroteri bakina roto waruzi ko abantu bose bakina roto babarya hagomba kubaho ama example atanga ubuhamya yuko yagize gute yari yego atinzi biri kunyuba neza nakumvise reka tugushimire tugeze ku musozo Imana y'amahoro hakuzi ko warizi ko aba ba protocole benshi aya ma protocole menshi ari selection abari aba agent nabo abenshi muri abantu b'Imana urumva hari umwaposo umwe twari tumaze iminsi turwana mu nzozi yarabwiye aba protocole ye kuko nge nabonaga ninjira mu rusengero rwe mu nzozi tukarwana intambara rwose ikanga kurangira nkataha ejo tukazasubukura umunsi umwe ariko ngeze aho ndamutsinda aba protocole be bamubonye noneho ngarutse mu rusengero mu nzozi bahita bajya kumubwira ati dore wa wundi yaje aravuga ati ni mu mwihorere uriya nyine se ntimubizi ko yatunaniye ati ni mu mwihorere mukomeje mumurebesha ijisho gusa ati nanjye ngiye kubona mbona acikiye intege mu iteraniro mbona arananiwe ndareba ibintu ari gukora ariko nyine by'ububandi n'iki byose ngo ndavuga ngo ariko Mana abantu bararushye ngo barandeba bose baravuga ngo yo ngo uriya muntu tuba tumukurikiye nuko bidashoboka protocole babamba ku muryango urumva ariko ngewe ari ngewe batemerewe kugira gute harya ntayo wandotoreye imwe mu mandwa tubona hanga ngo wabonye ngo ukabona atari yo nuko abantu babayibona yanyujije katwisoreza ikiganiro turashimira umwami Yesu rero ubatura abantu bakabatuka ukiza abantu bagakizwa ukura abantu bo za karande niyo myuka mibi yose kabatandukanya nayo kandi abantu baze bajye muri Kristo kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data atamujyanye ibintu by'amadini mu byitondere ibintu byabo ba profete nabo ba bishop nabo bazanye ibintu byari biri mu buryo bwa gakondo bakabigira mu buryo buri civilisme uzamutse mu rwego rwo hejuru rw'ubusirimu uyu munsi minga nayo gihari hari Bibiliya reka tugushimire dushimire n'abantu bose badukurikiye Imana igumugisha kubw'ijambo ry'Imana utuganirije tuzabaganiza n'abandi tubabwire n'abajya kurahura iminuza imandwa z'ahandi za Nigeria za Israeli uri kumva babonye zo mu gihugu zidahagije za Uganda na za Tanzania yego Imana ibahe umugisha tuhure mu biganiro bitaha shalom